turi abakozi b'Imana, ariko Imana irashaka ngo dukorane n'Imana tuyitinya kandi tunayubaha. Imana ikajya imbwira ati wa musambanyi, dore ko unasambana ukaza mu murimo wanjye ntiwihane, dore ko unasambana ukajya ku meza nkuje gusangira nanjye, ndaje mushyire ku karubanda. Ndavuga nkabifata uko ntago ari byiza ko tumenyera ijwi ry'Imana. Imana n'ibivuze ibivuze kandi tuba tugomba kubahiriza ikivuze, nk'uko twubahiriza amategeko y'itorero cyangwa se tukubahiriza amategeko ya leta cyangwa tukubahiriza amategeko runaka y'umuryango, ni nako amategeko y'ijuru tugomba kuyubahiriza. Mwanga kumva buri gihe kandi hajya no ku musozi haniyiriza pe, hamara amasengesho y'iminsi 5 ariko natanga sambana, nari ifite umudayimoni wari warambase w'ubusambanyi. Imana irangije irambwira ngo ihane, noneho niwihana nanjye ndakugirira neza, nzagukorera ubukwe, nzakujyana ese nzagukorera ibintu byinshi. Nanga kumva. Nyuma rero ntibyatinze Imana yaraje. Iyo ngeze aho hantu numva nongeye gutinya Imana. Iyo ngeze aho hantu numva Imana nongeye kuyubaha. Imana iteye ubwoba. Imana yarambwiye ngo ngiye kugushyira ku karubanda, isi yose izabimenya, ndetse n'umwana muto azamenya ko nahabuze. Ndavuga nibi bintu nibi. Nibyatinze nari mvuye gukora indirimbo muri studio, ngeze mu rugo numva umugongo ucitsemo kabiri, igice kimwe kijya hejuru ikindi kijya hasi. Ngiye kumva numva amabuno abaye manini, ngiye kubona mbona amaraso yuzuye ku maguru, amaguru yose yuzura amaraso. Nari nambaye mini jipe cyangwa se twatujipo mwamubona twuduce ku buryo wibaza ngarambaye cyangwa se yambaye ubusa, nako kari kuzuye amaraso. Kuvuka Imana yari yambwiye ngiraje. Imana ijya intera ubwoba. Ndiruka nkajya mu rugo mbwira shangaze nishanga ndebera n'ibiki bibaye masenge wanjye. Arangije akimbona araturika ararira. Nari nakuyemo, nari ifite uburibwe burenze uko mubyumva. Na n'isaha iyo nsenze Imana irambwira ngo bwa buribwe naguhaye burenze ubw'umugore iyo yagiye kugisa. Uri kumva ko nari ndi kubabara cyane. Noneho nari ndyamye ku gitanda nkuramo byose, igitanda cyuzura amaraso. Kimaze kuzura amaraso nari ndi kuvirirana cyane, kubw'uko Imana yari ngiye ngo nahaza agasuzuguro, mpaza agasuzuguro mu murimo wanjye, mpaza agasuzuguro mu nzu yanjye. Kandi ibyo byose twarabikoraga tukitwa abakozi b'Imana. Uwari kubona rori mpimbaza, uwari kubona rori ndi gusirima, yari kuvuga ati dore umukozi w'Imana. Uwari kubona umuhanuzi runaka arimo arahanura, ariko asama ngo umva uko Uwiteka avuze, ntiyari kumenya ibyo hirya tugenda tukajya gukora tugasambana kandi ejo akongera akagaruka agahanura. Ugasanga umwe yavuze ko ari umuvugabutumwa runaka, twarangiza tukajya twamara gutaha ejo bundi tugasambana. Umupasiteri kandi yipresence avuga ko ari pasiteri, ukabona nawe turagiye turasambana. Ariko Imana ihaza abapagani bo mu rusengero. Abo ni abapagani bo mu rusengero. Imana irashaka abavuga butumwa bakijijwe bakamaramaza, irashaka abahanuzi bakijijwe bakamaramaza, irashaka abapasiteri, abashumba, bishop. Imana irashaka ngo dukore umurimo wayo tuyubaha kandi tunayubahisha. Nitwanga kumva izaduhana, nkuko mu ijambo ryayo natangiye mbabwira ngo rigaragara muri Yobu ibice 13 umurongo n'uwa 10 kugera ku wa 11. Navuga ngo nukuri izabahana. Ibyatinze rero imaze kumpana, masenge yarambonye araturikararira, arangije arambwira ngo mwana wangu uzi ukuntu bigenze. Ndambwira ni hoya, hati ya nisi yaturumbutse irasohoka. Ku bantu bataza nisi ni hariya hirya mu kibuno hasohoka umwanda. Yari yasohotse irakururuka igera mu ntege, igera mu ntege iri yasu forme y'umurizo cyangwa se iri mu ishusho y'umurizo, igera mu ntege. Mu kibuno hazamo umwobo munini cyane. Kuvuka Imana yari yambwiye ngo ndaje. Imana irababaye muri iki gihe, ariko nitugaruka nayo
izatugarukira kuko ariko ijambo ryayo rivuga. Nuko iwacu baratashye, hari nijoro baramfata banjyana kwa muganga ni CH, amakuru yanjye ariyo. Abaganga bakingubita amaso baravuga ngo twadoze byinshi, kudoda umwoyo ntago twabishobora, niko bambwiye. Ubuhamya ni ukubuvuga uko buri, kuko gusigiriza ntago njya mbishobora, nuko bambwiye. Nanjye najyaga kwambara kakenda ko mwimbere cyangwa suvetuma kugira ngo byibuze nyihine, kikanga guhinika. Noneho mpitamo kujya nambara birebire. Uri kumva ko kwambara twatumi n'ijipe ntibyari bigikunze, kuko najyaga kwambara twatumi n'ijipe nakibuka ko wa murizo wanjye ugera mu ntege nkambara birebire. Imana itangira kunyigisha gukizwa ngo maramaze. Iwacu barabwira ati se mwatubabariye, iwacu n'abakire rwose, papa n'umukire, ari mu bakire ba Nyamirambo. Noneho abaganga papa aravuga ati basi muduhereze transfer itujyana mu bihugu byo hanze turebe ko twamuvuza agakira. Abaganga baravuga ati nta kuntu twadoda icyo kintu ngo bishoboke. Bose bagwa mu kantu, arambwira ati rwose uwo murizo nta kuntu twafatanya n'ikibuno ngo byemere. Bone bose baguye mu kantu. Kubwuko ndibuka icyo gihe muri iryo joro numvise ijwi rinzaho irambwira ngo nta mwana w'umuntu uzigera ugukiza uretse njyewe. Nuko barangije babwira papa, baramubwira ati rero umukobwa wawe ugenda utegura isanduku n'imva muzamushyinguremo, naho ubundi nta buzima afite. Ariko nshimiye Imana yuko abayo yabamenye kera kandi Uwiteka azabe. Nuko rero iwacu baranahana, kwicara sinicaraga, najyaga kwicara nkababara, nagendaga nahemye mu modoka kugira ngo mbashe kugenda. Nuko nyuma yaho banjyana mu byumba by'amasengesho, kuko iwacu bari bafite amakuru bavuga ngo hari Imana y'abarokora ikiza. Nshimiye Imana ko hari Imana y'abarokora ikiza. Nshimiye Imana ko Imana yacu igikiza, Imana yacu igibohora, Imana yacu yo wayemereye ikubera inshuti nawe ukayibera inshuti. Nuko rero barangije banjyana mu byumba by'amasengesho bitandukanye, Nyamirambo, za Kimisagara, banjyana mu byumba by'amasengesho kuko babonaga finale n'ubundi ari ukwegera iyo Mana yambwiye ko nta mwana w'umuntu uzigera unkiza uretseyo. Twari dukurikiranye iryo jwi ariko dufite amakuru ko hari Imana y'abarokore ikiza. Nuko rero uwo murizo nayimaranye ukwezi n'igice. Nuko ndangije nagendaga ugenda uceza wikubita hirya wikubita hino. Nyuma yaho rero nje kubatangariza imbaraga z'Imana yuko Imana igushaka nta utagukura nta nahitakugeza. Haleluya, Imana ishimwe, nta hitagukura nta naho itakugeza. Nuko rero ndibuka hari kuwa gatandatu njya gusenga, banjyana mu cyumba cy'amasengesho baransengera Kimironko. Barangije Imana iramanuka irambwira ngo yewe muntu nateje icyago we, tambuka uze waturire kuri mikro cyangwa se waturire imbere y'abantu, nanjye ndi Imana ndagukiza. Numva sindi kwiyakira cyane yuko twagiye turi worship team, babonye ndamya, babonye mpimbaza, ndavuga nti ndahera he mvuga ko nari umusambanyi, ndahera he, numva simbyumva. Ariko Imana irashaka ngo dukizwe tumara maze. Nangije ntangira kwiyumvira, babona ndatambutse ariko batazi ngo icyo cyago ni ikihe. Ndagenda ngera imbere, fata mikro, ndavuga ni Imana imbabarire, nukuri nasambanye n'abahanuzi, nasambanye n'abavuga ubutumwa, nasambanye n'abapastori n'abarevera, ngenda mbavuga ntari kakakanya ndamenetse rwose. Imana imbabarire, nukuri ntabwo nzongera. Imana irangije irambwira ngo urambeshya wandyarya we, ndi Imana iri kubona kuri kubivugisha umunwa, nimara kugukiza uzabisubiramo. Irambwira ngo nkunda abafite imitima imenetse. Ndangije ndatekereza ndavuga ntariko kabazungu twasambanye, kabahinde twasambanye, kabashinwa twasambanye, kabirabura twasambanye, amahoteli ko nayagiyemo,
mbese ntangira kubyibazaho ndangije ndavuga ntundi nabiretse numva muri nge haje n'imbaraga zo gukizwa ndamaramaza ndangije ndatura mvuga kuri mikoro ndavuga ni Imana nunkiza uyu murizo nukuri nzagukorera ibihe byanjye byose byo kubaho. Abantu bose bararebana bibaza ati uwo murizo ni murizo bwoko ki, birabayobera. Hari abantu benshi bawubonye harimo ba Kristera. Nuko ndangije rero Imana irambwira ngo mwana wanjye mbonye yuko umaramaje. Haleluya. Irambwira ngo mbonye kumaramaje, none rero guhera uyu munsi nanjye nduwiteka Imana igukijije. Ndangije ndataha nahana wa murizo wanjye ntabwo nahise nkira. Ndibuka muri iryo joro narabyutse, maze kubyuka nkoze ku kibuno cyakirizo cyongeye gisubira mu kibuno. Haleluya. Nkoze ku kibuno numva ikibuno cyabaye ikibuno neza rwose, ndizengurutsa ngo numve ko kitongera ngo kikubita hirya cyangwa kikubita hino, numva rwose numva nakize. Mamagari wacu navuga nti nimuze murebe, ati cyakirizo cyakize. Baraza barebye basanga nanjye nakize, basanga ikibuno cyabaye kizima, basanga nanjye nabaye muzima. Nuko nakize nguko uko Yesu yaje nshaka. Umunsi mwiza nibuka nuwo nemereyeho Kristo, nukuri Imana irahijije, numva nakijwe ndamaramaje, cyangwa se nakijwe ndamaramaza tariki 24 z'ukwezi kwa 12 2000. Niwe data kandi niwe Mana, kuko ajya ntunga buri munsi, agenda mira muri byose. Buri munsi azajyamo imbaraga, iryo isezerano